Wigeze ushyira video yawe kuri YouTube mu masaha ya mbere ukabona views zigenda ziza ariko mu buryo butunguranye ukabona views zirahagaze cyangwa ibintu birahagaze, nta views nshya, nta notification, algorithm igasa nkaho yigutereranye. Niba ibi byarakubayeho si wowe wenyine, abenshi batekereza ko ari amahirwe mabi cyangwa algorithm ibanga. Reka turebe rero hamwe neza. Igihe cya mbere ni amasaha 48 ya test. Amasaha 48 ya test ni uku bishatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo amasaha 48 ya text YouTube ikora ikintu benshi batazi. Igerageza video yawe mu masaha 48 ya mbere, icyo gihe ni nk'ikizamini. Algorithm ibaza iti abantu barayikanda, aricyo twita CTR. Ese abantu barayireba kugeza mu mpera dedication? Ese barayikunda, bayikunze, abantu bari kureba neza bagakunda ibirimo? Ese abantu barimo barakomantingaho aricyo bita engagement? Niba ibi bisubizo ari byiza, YouTube irayongera, niba bitari byiza irahagarika kuyisunika. Ibi ntibivuze ko video yawe ari mbi, bivuze ko data itayemeje, ko data ikiri muri test, ikiri kuyitestinga ngo irebe ko yatari mbi. Algorithm ntireba ko iyi video yawe ari nziza, ireba ibyo abantu bafatamo. Tugeze ku gice cya kabiri. Igice cya kabiri kivuga ngo CTR, ikintu cya mbere cyica video. Urabona umuntu arimo arakirikaho. CTR ni click through rate. Ni igihe umuntu yakanze kuri thumbnail yawe agira ngo arebe yinjire muri video yawe. Nababwiye ko thumbnail ari urufunguzo rugwa video yawe kugira ngo irebwe. Niba igipimo cy'abantu babonye thumbnail bagakandaho, ngo niba CTR iri hasi, algorithm ntiyongera kugushyira imbere. Ibi bivuze iki? Niba abantu babonye video yawe ariko ntibakande, urabona nk'iyi thumbnail wese nawe wakanda urahabona, abantu bakunda ibintu bibagaragarira kandi bareba neza. Ngo niba abantu babonye video yawe ariko ntibakande kuri thumbnail, YouTube ivuga iti ntishimishije ikayireka. Nubwo video yawe ari nziza cyane imbere, nubwo yaba ifite ibyo ireba, niba thumbnail na title bidakurura views, bidakurura views zawe zirahagarara. Ni ibintu immediately birikora, ni automatically. Thumbnail si decoration, ni amasegonda ya mbere yo gutsinda cyangwa gutsindwa. Ngo umuntu thumbnail niyo imuha approachinga, niyo imuhamagaza kuza kuri video yawe. Murabona aha ngaha ngo iyo biri high, CTR iri high neza, urabibona no ku ma percentage, urabona hejuru ya 4-5 video yawe iba yabaye viral, mbese yateye imbere. Ni ukuvuga ngo title si amagambo gusa, ni icyemezo cy'uko umuntu akanda cyangwa yirengagiza. Ni ukuvuga ngo title yawe niba itarimo amakabyankuru, niba itarimo ikintu kibaza ikibazo cyangwa gisubiza ikibazo cy'abantu bakureba, icyo gihe video yawe rwose izaguma hahandi, n'ubundi uzaguma ukiri hasi cyane. Nicyo mpamvu rero nkubwira ngo ugomba kwitondera ikintu bita CTR, kuko nicyo cya mbere cyica video. CTR nicyo kintu cya mbere. CTR nk'uko ijyana na thumbnail. Itondere thumbnail yawe uyikore witonze, ushyiremo ibintu abantu babona, ushyiremo ibintu bituma umuntu yayikandaho, kandi iyo thumbnail yawe igaragare neza, ifite amabara agaragara, ifite inyuguti zisomeka, atari ahantu ujya gusoma. Kandi uyikore neza, uvuga ngo umuntu azayikandaho amasegonda angahe cyangwa bizagenda gutya. Ntabwo ari gupfa kuyishyiraho gusa ngo abantu bayirebe. Wowe ukora thumbnail yawe neza witonze, ushyiramo amagambo ari muri video yawe, ntubeshye, ushyiramo ibyo umuntu aje gukanda, editinge neza iyo thumbnail yawe ko igaragare neza, ku buryo umuntu imusaba kuza kuyikandaho kugira ngo yinjire muri ya video yawe. Iyo video yawe rero ni ya thumbnail iri kumwabwira ngo uru urufunguzo rwayo. Twagera tugeze ku gice cya gatatu. Igice cya gatatu rero tujye kureba aha ngaha, nicyo cy'ingenzi. Orientation, impamvu nyamukuru views zipfa. Dore impamvu rero nyamukuru views zipfa. Orientation ni umwami wa YouTube, nkuko nagiye mbibabwira mu video yanjye yose. Iyo abantu bareba video yawe bagahita bayivaho mu masegonda 20 ya mbere, algorithm iravuga iti nyamara iyi video ntishimishije. Ni ukuvuga ngo abantu baje kureba video yawe, ikintu cya mbere ugomba kureba, se niyo usura analytics yawe, ese abantu barimo barayikunda, ese abantu barimo barayirebaho, nk'uko twe tumaze kureba CTR icyo ari cyo. Ni ukuvuga ngo irinde amagambo menshi muri video yawe, hereza abantu ibyo bashaka, hita usubiza umuntu mu masegonda make ikintu agiye kwigira kuri video yawe. Abantu bashaka
kuguma kuri video yawe kubera ko hari ibintu wabwiye muri intro, wigira intro ndende. Intro ndende egare views zipfuye. Story itinze gutangira video ipfuye. Ni ukuvuga ngo tangira story neza. Nubwo utangira story nabi, abantu bazareba video bahita bayiketinga, bazivuvuta bavuge ngo no, iyi ntabwo ari video ikwiye, ntabwo twayireba bajye handi. Ni ukuvuga ngo rero ikintu cya mbere ugomba kwibaza, ugomba gukora intro ngufiya, video nziza igomba gufata umuntu mu masegonda 10 ya mbere. Amasegonda 10 ya mbere uvuga intro, uvuge icyo umuntu ari bwungukire muri ya video yawe. Uvuga uti ese iyi video ngiye kuguha iragufasha, izagufasha muri ubu buryo, izakurinda kuba watakaza monetization, izakurinda kuba utahanwa, utabona ama copyright. Ibyo ni ibintu umuntu wese aba ashaka kumenya, ariko nutangira uvuga ibintu ngo mwiriwe mwaramutse, ibyo ngibyo ntabwo umuntu akeneye kumenya. Abantu bafite amasaha make, ntabwo bafite amasaha menshi. Nta gutinza, nta kuvuga amagambo menshi adafite akamaro. Buri segonda, ikintu cya mbere ugomba kwitaho buri segonda ni ukuvuga, ugomba gutuma umuntu agumaho. Tekereza video yawe nk'inkuru, niba ngo video yawe ugomba kuyigira nk'inkuru. Tugeze rero ku gice cya kane, enjoyment. Algorithm ikunda ibiganiro, aricyo bita enjoyment. Algorithm impamvu ikunda ibiganiro ni iki rero? YouTube ikunda video zituma abantu baganira, abantu bakungurana ibitekerezo, abantu bakumva ko iyo video ari iyabo, bakayiganiraho. Kuyiganiraho nta kundi, nicyo bita comments. Comments ni ukugaragaza ese iyi video izamfasha iki, ese iyi video wazadukura uburyo twabona monetization. Icyo gihe abo bantu barajyana icyo bita like. Umuntu nakanda like, nakora comment, icyo gihe YouTube ibona ko, algorithm ibona ko video yawe irimo irigisha abantu. Mu gihe rero uri kubikora witonze, sharing n'amasharing, igihe algorithm ibona ko video abantu bari kugenda basharinga video zawe, izavuga ati wow, uyu muntu arimo arakora. Icyo gihe video yawe izagumya, abantu barimo barayilikinga, YouTube izabona ko video ikomeye. Kuko ngo iyo abantu bavuga ko video yawe nyine bari kuyishimira, bari no kuyikomatinga, algorithm ibona ko ifite agaciro. Niyo mpamvu nyine ugomba guhita ubikoramo ukayifokasingaho. Tugiye kureba hamwe rero igice aricyo cya gatanu kivuga ngo icyo wakora kugira ngo views zidahagarara. Tugiye kureba icyo wakora kugira ngo views zidahagarara. Icyo wakora kugira ngo views zidahagarara, dore solution nyayo. Hook ya mbere, hook ikomeye mu masegonda 10 ya mbere. Ntutangire uvuga ngo hi guys, mwaramutse, mumeze mute. Oya, ibyo ntabwo abantu bakeneye kubyumva. Tangira ikibazo cyangwa igisubizo. Iya kabiri ariyo bita editing yihuta. Kora editing yihuta. Impamvu ukora editing yihuta, kora kasi nyinshi no guhindura kamera, no gukoresha kamera, uhindura kamera yawe, angle yawe, no gukoresha music ifasha kuri energy. Hari abantu bakunda gukora video irimo music, ukora iyo music. Icyo gihe iyo nicyo bita editing yihuta. Ukore editing witonze kugira ngo abantu muri bakunda ibintu, ntabwo akunda ikintu kimwe kigaragara. Genda bavangiramo, ukoresha amavideo ya B-roll, murayaza amavideo yerekeranye n'ibyo uri kwigishaho. Noneho tugeze kuri icyo bita, tugeze ku cya gatatu, structure isobanutse. Structure isobanutse ni intro egare ikibazo egare solution egare conclusion. Niba ugiye gukora intro yawe, kora intro uvuga ibyo uri buvuge muri video, hanyuma ubazemo ikibazo, hanyuma utangemo igisubizo cy'icyo kibazo wabajije, hanyuma urangize ukora conclusion, uvuga ibyo wavuze hamwe. Kuko hari abantu bareba video ariko ukaza kumwibutsa. Tugeze kuri noza ya kane cyagufasha cya kane, thumbnail zifite emotion. Reka nkwereke nk'iyi thumbnail. Thumbnail hano ku kambere ni shocks, akabiri ni surprise, agatatu ni curiosity. Kora thumbnail ituma umuntu avuga ngo reka njyeho. Iya gatanu ari hanyuma, video ifite agaciro nyako cyangwa nyako. Ni video ifite agaciro nyako, ntukore filler content. Buri segonda gira icyo wigisha umuntu uri kureba ya video yawe. Kuko abantu bakunda ikintu cyiza ako kanya, bakunda ikintu kibigisha kandi bumva baguma kuri video. Umuntu ari kubona uri kumugisha uburyo wafungura YouTube, arakomeza kumeho, urakomeza umutera amatsiko y'ikintu kigiye gukurikiraho. Niba video ifasha abantu, algorithm iragukurikira.
algorithm iragushyigikira ikakwereka abantu bose kuko video yawe iri gufasha abantu, video yawe abantu barimo barayungukiramo ikintu. Muri iki gihe YouTube yarahindutse mwa bantu mwe, YouTube ntabwo iri kureba ngo video yawe irasa neza ngo irimo ibintu byiza, irimo irareba ese ibi bintu abantu bari kugira hari icyo bibafasha. Wowe rero ukora ibintu witonze, ukora ibintu bifasha abantu apana ibintu byo guparapara. Conclusion rero yo concluding, conclusion yacu, views ntizihagarara kubera amahirwe mabi, zihagarara kubera city ya twabibonye, zihagarara kubera orientation, zihagarara kubera engagement. Iyo city ni ugukirika kuri thumbnail, orientation ni uburyo uvugamo n'uburyo ugira vuba, engagement ni uburyo bwa comment abantu baganiraho. Iyo ubikosoye video yawe ishobora kubaho amezi menshi, views zazishobora kubaho imyaka myinshi. Icyambere, YouTube ntabwo irwanya aba creators, ishyigikira video abantu bakunda. Ikibazo si algorithm, ikibazo ni strategy yawe. Kuvuga ngo rero niba ushaka gukora kuri YouTube, wige data muntu wanjye, wumve audience kandi ukore video zifite agaciro. Niba ari video igufashije, kora like, kora subscribe kuri MD Empire TV kugira ngo tujye dukurikirana izi video, tujye dukora kuri ku mirongo yacu ya YouTube kugira ngo tujye dusakaza n'ahandi ma video. Abatayabonye ukore sharing, ukore like. Niba video igufashije wandike muri comment iti iramfashije. Tuzongera rero duhure mu yindi video y'ubutaha, mukomeze